bivuza bikubita gutya kaba hari igihe nyine hari amagambo ari gutegura amagambo cyangwa kumva hari amagambo menshi ahaza muri wowe ariko akabigiha ibintu ibihe bihinduka noneho n'amagambo nyine Imana ikaba yaguha nyine ayandi atari ku mupango. So ubwo rero kubera ibi bihe nyine ijambo Imana yashyizeho, ubwo rero n'iryo ryawe n'iryo ryanje bikurikiranye nyine n'ibi bihe abantu bagezemo, so cyangwa se barimo bacamo. Ubwo rero karibu mu ijambo ry'Imana gasome turasoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri igice cya kane. Aba ufite ikinyarwanda soma neza n'ikinyarwanda, ubwo yaza kudusomera yahera ku murongo wa mbere yaza kurangiriza ku murongo wa 8. So urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya kane umurongo wa mbere kugeza ku wa 8. Niwenda twabanza tugasomaho reka dusome mu izina rya Yesu. Ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye. Ugire umwete mu gihe gikwiriye, kigukwiriye n'ikitagukwiriye. Muhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azabarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko woweho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'ubwirizabutumwa bwiza. Usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro